hari ikintu kubyo twagiye tuganira kare, hari ikintu nongeye kugira igitekerezo ntawe, hari ikintu mpora mbona ukagira ugasanga byemveni yagize ibyago, wenda yabuze murumuna we, yabuze mukuru we, yabuze umwe muri famiye hafi, cyangwa se ahuze umwana urugero, ugasanga ba bantu biyo hirya batakuvugishaga, mbese wabagaho uri wenyine, ariko ugize ibyo byago abantu baraje ngayo mamodoka ngibyo niho batangiye kugusapotinga, kandi muri bwa buzima wabayemo ntago bigeze kukwibuka. Ntawe ubibona ute? Ese haba harimo urukundo? Ese babaje kurangiza umuhango ngo babone ko byemvene afite umuryango? Ni iki ngiye bijya bincanga bikanyubera. Ubyumva ute? Ubibona ute? Hawe ese wabagira nk'iyi nama abo bantu bakora ibyo ngibyo, ntago bakwitayeho uri mu buzima bugoye, uri mu struggle nyine z'ubuzima, ukabona n'umurambo bakunze baje kwiyerekana, harimo urukundo? Ubibona ute? Umva mvugira ibintu nanjye kuvuga nyine abantu b'iki gihe cyangwa se natwe twese manza bakunda umuntu wapfuye, bakunda umupfu. Uzi se nukuri nawe ushobora kubona umuntu wapfuye ukumva ushaka kumenya amakuru ye, ntago umuzi, kumva urabajije yishwe n'iki, wagira ngo ugiye kumuzura, nyine ukumva nyine tu ibintu biraguhangayikishije cyane. Rero sinzi muri birambaza, ukabarangiza nk'imyaka 5 uri aho ngaho batazi naho umuntu abari, bakaza ngo ese kwa byemveni ni hehe, kwa ba Mulisa ni hehe, bakaza babaririza, bakabariza n'abantu batakuzi cyangwa se baba bakuzi, ariko ngiye birampangayikisha. Wabagira nk'iye nama noneho abo bantu bareke gukunda umurambo, bakunda umuryango, bakunda umuntu muzima. Siko umuntu muzima rega n'ubu ufite agaciro, kuko baraza bakagura n'amasanduku abahenze. Ese kuba wapfuye noneho batavuze ngo uyu murongo twamukundaga, ngo abana be ngo niba ari papa wapfuye cyangwa se mama wawe, ati abana be ntacyo muzatuburana, hashira icyumweru cyangwa ukwezi, ubahamagare se bagufate. Reka nkwereke rero kuri njyewe nibyo nasaba nk'Imana, niba umuntu yarabaye muri ubwo buzima bakaza nka marume cyangwa se masenge cyangwa se mubyara uyu bakure, bakaza bakagura nk'igisanduku gishininga gitatse n'iki njye numva Imana ikanzura, kaza nkahengereza ukareba, bakaza bagiye kumanura isanduku, ntabwo ngo atansiyo muretse. Inshuti yanjye ngiye bijya bimbabaza cyane cyane, ukabasanga nk'umusaza muri bwa buzima umuntu ababayeho mu mudugudu hehe na he muri village mu Rusisiro, yabuze kirengera, kandi afite yabyabana bari yo mu migi yo hirya, ariko muri bwa buzima bayo yakabura n'umwana umuvomera amazi, akajya gusa akabura naho afata agasururu nk'agasururu ko kunywa, inyota yamwishe n'ukuri ntakarwa, birumvikana. Ngiye birambabaza hagati naho cyangwa wasanga nyine umukecuru yipfiriye, abantu baparitse amamodoka muri icyo gihe ari muzima, ntayo wigeze ubona mu mudugudu wanyu iparitse ngo yaje kumusura, ariko biraryana. Rero ngewe ahubwo najya nteka n'imitwe nkavuga ngo ngo nagize ibyago, nkareba abahita bampamagara ngo batabonye postinze ngo babibone, ndeka ngo ripu, kandi hari umuntu nzabikira, wenda niko babyumva. N'abantu bahehe mu bihugu byahe bose bahita bamenya. Sinabikora nzabigukorere ngo utwikire. Simo ngwino hano nkubaze, uyu nawe afite akantu, uyu muntu Simo bite byawe? Bana ndakomeye. Wihagaze witwaza ibintu, uri kugendera ku bintu ngo bihagazeho. Nawe numvise ibiganiro murimo. Hari abantu bakunda umuntu yuko yapfuye, jewe mba ndigenshana n'amaguru kubago, ngejeje imbago kambaye nayo barye nk'ikanura. Oya none ugiye kwigira ikimuga byanyabyo kugira ngo ndakomeye. n'amaguru yagenda yashize hejuru. Ariko nje ngo oya chumbagi nase abakubonye uri muzima mu minsi yashize cyangwa se mu mezi mu kwezi cyangwa ejo habone ejo hashize, urukundo kugira ngo nta mpanuka batabuvuze ngo ese waryamye ubyuka akaguru kamwe, ahubwo muyatweretswe nanjye neretse byo mwari murimo. Ico kiganiro cyumvise nkiri muhira no kure karadi, nabona abantu barankomye tu. Oya nimbagura yitwaza ngeza mu gasoko wamere ngo pole sana ntirekereka amazi iminsi 3 mu nzu abantu bibiri. Oya nose n'uburozi cyangwa n'imuteka uri muzima gukomera no kwishakishiriza amarira. Kuri icyo ngicyo usanze turi kuganiraho, weho bibona ute abantu bakunda ko bumva ko batabara igihe wagize ibyago, kandi muri bwa buzima usanzwe utaragize ubabona?
oya ni hatari nivyo ndi babango nyine upfuni bafata hanuka ubwo no kuvuga wagwaje ukipfishiriza wawe kama mbaya ntuzotega amaso ngo zoza ngo bagirene ubu abantu kino gihe bakunda umuramba gusumba umuzima nuse byari bikwiye niko bikwiye gute byari bikwiye ko Imana yavuga ngo Imana isumba izindi urukundo rwararangiye warashize none se nk'abo bantu nyine bari bo muri uwo mujyo bagendera muri iyo nzira twabagiriye inama kugira ngo bigaragaze ku munota wa nyuma kandi wararwaye uburana uburwayi bagutransfera nk'ikabwayi wenda wagize ikibazo cy'ijisho cyangwa se Kanombe cyangwa se mu bitaro ariko ukabura support yo kukuvuza ukarembera mu rugo ukarinda wapfa cyage bakazana mu modoka ibyo bintu iyo support wari ukeneye cyagiye warubabaye baje kwitanga bari kuvuga ngo mujye kugura abantu bacyo baranywa icyo bararya baraza kukiriyo ibyo wabagiriye inama oya ubwo n'ububwa kubisanzwe umuntu niba ari uwawe akabagwaye ari kumusego umva nkubwire ubwo n'ububwa pe niba umuntu ari uwawe cyangwa se muri famille yiwawe akabagwaye aremvye musange hari gihe rimwe na rimwe usanga nivyo najya amafaranga atayakeneye sibyo akeneye umuntu amusanga amuganirize amwegere humura mwana wa mama uraza gukira muri idanje ntabwo ari bwo weherezo akamukomeza akumva ko akomeye nibyo ko nyamara n'igihe nayo mataba nayakeneye mugakayabura kumva ko yabuze abantu bamuseruka rero ikintu kiriho no kuri pe abantu babyumve mubyumvirize mwe musanga umuntu ari mu kibazo mu murabe agikomeye akigendesha y'amaguru agihema nkanjye ndi muzima musange munazi ko rimwe na rimwe turi ni rode bari uzo bwara dukaranze turi ku ikara ico witeka ejo niba ari je no musenera era gukaranga burya ngo Imana itarakaranga ngo imushakire ibirungo kugira ngo nawe najya muri ibyo bintu ariko ntabwo tubibifurije ariko Imana ibarinde kuri Imana ibarinde ahubwo ikintu kiriho agiye ibyo bintu maze kwiraba basanga abantu bamaze kubikora nk'umuco ikiriho bya yabo nzo yarye nk'ikanura uzarya ute uzaka gukira nka filime wakinnye hari ahantu nakubonye ku macano runaka mbona wakinnye wipfishije baza barahurura umwana wawe uramubwira ngo bareke duteke umutwe none se wabikora ute uzarya ute oya ijya ni code nabonye barabonye amafaranga kuri momo bashyiraho baraza bashaka uburyo ijya ni code ya mbere wongeze ukoresha plan B nzoja kwa muganga uri gutegura wagira ute uri kwa muganga hanza umbirize tubivuge tubisubize uziko oya akiraho muri akiraho hari umuntu mu mama wagiye kwivuza aragenda amasika muganga ngo kubitaho igiserumu kiraho ukimanike hano kubitaho akabande ugire ngo ndi kumashuka mu bitaro ndyamye nzabwira mpite postinga uncere kuri WhatsApp wenda nirere mvuze ngo oya akura mu mafaranga yabonye niba mutu uzakoresha nanjye najya kwa urya ikibande muganga niba mama nk'ijana muganga nka karanti uca wiyarangira gukorera muri Sansonique none waravuze gwiki nyine bivuze ibintu nyine tuvuge tubisubire kuri birababaza abantu bakunda imipfu y'abantu bapfuye rwose pe ntibisubire cyane kuko byemve mani birababaza kubona umuntu avuye wenda nko mu ntara aje kurwariza Kanombe CHK ukabona umuntu agiye kugura ipra y'igihumbi kandi afite imiryango myinshi ari muri Kigali urumva ikabura no kumugemurira ngo imuhereze akiri byabo bamugana nanjye bitangira imugemurire nyine wabona ibyo kurya ariko wasanga uwo muntu nyine umva iyo gahunda yo gukunda umupfu wasanga umuntu arapfuye wenda wahise ajya kumushingura mu ntara ukabona umuntu araje n'imodoka nyine araparitse ati ndi mwene wanyu mvuye muri Kigali watekereza ubuzima nyine wakubiswemo muri Kigali urwaje V8 apana n'imodoka isanzwe V8 nyine mwisubireho nimba umuntu warwaye mugereho ureke kusura murambo se arakubona baramubwiza nanjye sibyo nakubwiye muri kwigaragaza maze nkabona ibimodoka ibiri aho ngaho narabayeho mu buzima bugoye niko bamugani Imana ari umutipe rero duturanye ariko kubura nyina agize gutyo nyina pe yakuzaba n'ikimuga ndi kubona ubize iyi ni systeme DG urumva noneho mama we yapfuye pe atagira n'akantu ko kumuhembura umujamara kubitika ntacyo atakoze ihene ararya inkera ararya umuso gupfa abona bazanye isandugu niba ari ya miliyoni 3 niba ari ya miliyoni nyene arabirara bikontorora umuhungu yapfuye kubona nyina bamushize munuze mu isandugu bapfuye kugena acaje mu isandugu munuze aje gucukura umurambo isandugu yerya pièce para pièce avuga ati nta miliyoni 3 n'inka narazigurije ntibaza kundaba izi aya nanjye ndayishyize ku isoko yego
si wayimuguriye bushasha ngaho sinumva aravuga ati mama yasize amubwiye ngo yavuye mu gitaka azosubira mu kindi erega yararababuranije baramufasha mutwara muri polisi rero umbiriza bamuje muri polisi ati je mama yapfuye yabimbwiye ko je bazomuhamba mu kirago nundi afata cyo ariko arimba ikirago bakita ngo mu Gifaransa challenge kandi ikirago mu Gifaransa n'umusambi ikirago nate kabisa nate ni ikirago umusambi ni ikinyarwanda cya nyacyo cya ndani urumva ko twize nate igihaza avec les rutwe la courge ndibona muri gushaka komeza nuko agasambi ngo mama yavuze ngo bazamushira gasambi ko navuye mu gitaka kandi nzosanga ikindi umujamamani bamuhamba mu gitaka bari muri polisi arababuranye bati none mwebwe mbere yuko nyine wa amubwiye ibyo nyuma mwari hafi yiwe ati siho twari tu none mwari matanze umutangana gute kugwaza nyoko ati siho twari tu okay murekere isanduku yarye yego bivyo muramureba aha twagiye noneho murakoze nge nahuye n'abantu b'abanyabwenge b'inararibonye ngiye harakandi njya muhe vraiment narasomye mwasoma by the way twasoma by the way twasoma by the way noneho harakandi narasomye by the way nuko nyine sizanza mujya musoma njya mbona mujya hehe na hehe kwa nyine Simoni wafite inararinyoye reka se kwajya ariko wamugani n'amagufa twagiye Simon harakantu nararibonye ufite inararinyoye Simon harakantu bayita amatuza babura kwitiranya mundebera amatuza mwamundebere hano barura kawunga ahangaha kano kaboro hano akagisozi twagiye hari akantu njya mbona funga ayo matuza y'abandi da mama Debora atavuga ngo amatuza yego twashyize intuza hari akantu njya mbona usanga mama Debora okay twagiye akezevu hari akantu njya mbona hari ikintu kibaho muri tuganize ku kantu ujye weho ako wanengaho ku basore bubu ngubu cyangwa se mbere hari ateye ikintu cya pocket bambariraga intuza ahangaha ipantara akageza mu yego ubu ngubu nsigaye mbona abasore bose bambara bimeze ukuntu nyine by'ibimampa ku bisanzwe jamari kireka ndakubwira ikintu imwe bitanga umufasha hejuru hasi ndime kuriya ni kutamenya ko abanyafrika yego ariko ndeba ya myamberere oya reka tujyane njye nshaka ngo ya myambere y'abakera ya papa bacu bambaraga ngo harya ngo de pante busake ibyo ariko njyewe njye ndeba amafoto yo muri mirongo hari marume ufite ifoto yo muri 87 sorry muri 78 nshuti yanjye bambara bajya gutereta nkabona abantu beza natirere imisatsi n'iki ariko njye ntangazwa ubu abasore barasuka ibintu byabaye ucyo zagarazagara ese biterwa n'iki byandi byakera ku muco tute burundu tubyemere nk'abantu bakuru twemere abana bagende muri ibyo bintu tutazi ariko rero Jean Marie nico gihe turimo sibyo nico gihe turimo isigenda irirukanga yego birumvikana sibyo barana ko kiriya gihe bambara amapantaro y'amapate umushatsi ugacumenga yawukinye ikirimba ukamenya n'urutaro yikoreye abo kijya gihe wewe uteramwo umushatsi ungana kuriya bakaza batagutwaye muri polisi bavuga ati uyu muntu yego hari kiribaho ndese umusazi bagutera ipingo da kiribaho ndese ni kiribaho ndese iyo muri kiriba mu mashamba kiribaho ndese n'amashamba hiyo zako mu shamba rya kiriba cyarya ni kiriba amashamba muri Kongo mwa kiribaho ndetse nawe kudupfunyikira komeza kiribaho ndetse cyangwa ni Kilimanjaro wa musozi les montagnes plus hautes de l'Afrique sinzi ko hari Kilimanjaro mu Tanzania wa musozi muremure nyine kiribaho ndetse muri Kongo muri Kongo mwana muri Kongo twaratembeye nka Kete ni wari Bujumbura hari raza Kamenge ni wari Kamenge na he oh no uciya za Uvira ukamenya ugenda za za Kamanyora haraza Kapesi nibyo ha muri Sidikivu oro yo kuzamuka ntuze za Minembwe tokata mo gato urumva rero
niko biri noneho ariko abana b'ikigeri kusa nta kintu gishashaje nabonye kiriho oya aba bana mbara za pocket down babirabira kuri ziriya za YouTube channel ugasanga abanyafrika uko kuri abatwara nk'abanyafrika bageze iyo babagize ko bese bagiye bafata bigana bobo ugasanga bari aba tipe ba pocket down ipantaro ariko ntubyambare ugasanga ariko imyororo hano no ku maguru none ipantaro ikamanuka bikanka ko duza sibyo none abanyamerika aravuga ngo reka tujya twibuka abanyafrika biwacu bapfuye mu ubu buryo bakagira umunsi babishizeho wo kwambara pocket kugira ngo bibuke igisekuruza cy'iwabo bahuye n'ibyo bibazo sasa umwana yibereye ngaho iwacu aha mu Burundi mu Rwanda na Kongo bo bagacayugira nk'umugenzo iteka ryose bagenda ari pocket down babone bazubone ntago bazo byakomotse bage babibona uko nguko umuntu haramo umunyururu akabura kwagira ipantaro kamanuka akabura kwayizamura nibyo urabyumva bare bakabikora rimwe mu mwaka kugira ngo bibuke bari abantu batwinyaga ni nkuko usanga mu mezi akavuga ngo date turibuka n'iki none ngacangara kubona abakobwa nabo hari ibintu bitoje byo gusiga iminwa ugasanga umenga yari inkoko mbisi inkoko amaso ugasanga hano ingobe baramboye ukamenga n'ubucurama uri kumva none yakubita tuke bashiki bacu yatwo turavuga ibintu ariko jewe mbibonye rero bakubise kuri atunde biranezeza biranyura none rero ugasanga yatwo byiza mwanzu reke ugasanga temo n'amaragi ngaha mu indani none yakubita urugo ukamenga imodoka igiye gukata kiri nyota oya biriya nta byanditse birimo biriya biri muri Bible byakora indaya z'Abisirayeli noneho mu gihe ari mu mihango yashafata agasiga amarangi atukura ku munwa kugira ngo n'abasore bari bo cyangwa se abagabo bahehese baje ko nakore mu mihango uwo munsi atari buje mu bintu byo system atari buje mu kazi no kuba mubonye hano bacamenye ko ari mu mihango ariko abashiki bacu bamo mu mihango ya mese bose bakora ibintu batazi signification y'ibyo bintu bakora ariko abashiki bacu kino gihe bose mu mihango uruwize n'ubutize cyane rero bavandimwe bashuti bacu urumva ko hari ibintu ariko tutarasoza ikiganiro ese ku myambarire uretse ibi by'amakora ahantu byaturutse umwana yavuye hano mu cyaro agiye Kigali uravuga ngo ibi by'amakora ndareba noneho oya nanuko yari mushiki wacu turi kumwe hafi ugasanga umuntu yambaye akantu wamenga kagaragaza umubiri we wose none umwana avuye hano mu cyaro yambarira za rumbiya uretse yambarira za rumbiya none hagiye mu mujyi abantu bacambara rumbiya twabasuhuje nyine harumbiya gusuza abamasayi oya no zira bisanzwe kagenda hano agakiza mukomere noneho avuye hano yambarira rumbiya ageze mu mujyi wa Kigali yicaye kuri televiziyo ayibonye bwa mbere agaterejeje kabona umwana muzungu yambaye mayodobe mateme bambara bagiye koga bikini niyo nyine ntabyo mayodobe bikini noneho ni mayodobe naho bikini se niki ikintu dukabutura tugize hano musozi byambara bagiye koga ubwo rero uzoje bubaza uyu nguyu je ntwatwe mayodobe noneho yaraba kaka mayodobe kakazobe kabate uriya mwende iwacu mu cyaro nturagerayo agaceke ni wa mu cyaro yagerino akambara ya mayodobe ayikura muri wabagenda mu kwisoko abantu ati batekinike zungu uranaho nawe inkuru zawe ari no kuvuga ibintu atari ariko mayodobe abara akantu kameze nk'intuzenye none se ikize n'intuzenye bisobanuye iki gasobanuye n'uyu ari ndikwara kudupfunyikira simoro kudupfunyikira kuva atakora akafata na mayodobe bahere kuyikora ugeze kuri mayodobe ubu n'amakora abanyamara mayodenwi nazubaza rega na mayodobe bazambara bagiye koga yego nagaciye yambaragiye mu isoko ay mana yanje kwage noneho Simon kandi urabikimuga wakintu ibyo washatse gute izina rya Yesu kandi ashatse guheza kwage tubonye mushiki wacu ngwino hano nawe tebuka ndikubona twakomeje kukureba uruhande ariko tunejewe no kugira ngo utuganize kuntu reka rero ndakoze ikibazo yego uje kuvuga cyane ibi ngiyi uyu mukobwa ndamoje namwikundi utikubera aha nta cyana kimwe yakoze ko mu mico ya Kirundi cyangwa mu mico ya Kinyafrika kera ibi byakora abana b'abami buretse kutemo byakora abana b'abami uru rwanda nyumvirize ruvuga mu bami très bien byakora abana b'abami bazita ubusage you understand yes
mu kirundi cyo Yes, I'm understanding. Okay, understand? Yes. Sirakivuga mu Yes, teacher. Yes. Babwita ubusagi. Ubusagi. Yes. What means ubusagi? Ubusagi is This is imyaka ivyuko because mvogo. Urumva? Oui. Ubu babwita ubusagi. Yo manyongo rero cyane buko imico yake cyane. Noneho kino gya babikora bavuce ngo biki bakaca bikora batazi ubusobanuro bwabyo. kubera ko njye mbikora nzi ubusobanuro Ni no. Abashaka guhoberana, hoberasiyo wihoberana ntaje. None se means y'ibiboro ni byiki? Ibi Oya ntabwo no mbashije, ntabwo ari byambaye. Datambwira. no bwiza bw'umukobwa Haleluya. Mbese ibyo wibonye ko nta bwiza ufite ukubitaho ubwo buboro kugira ngo ahubwo nabonye ko ufite ubwiza garuka. Ntabwo ngiye. Musome ku mazi nabazanire. nabonye ko ufite ubwiza bwinshi cyane ndavuga ngo ngomba kwiyongeraho n'ubundi Yego. ubu ni bwiza bushashagirana ku mukobwa Mbese ni byiza bijya mu bindi. bijya mu bindi Uri mwiza mama sinkubeshya singutakare nk'ibisanzwe. Komeze ceceka umvanye muri modo. Nagiye kumutaka ngo mutake. ongera Love you gusa.